kupirata dore ngaya rwose dore ngaya ndayafite ntabwo ari ibipirate amafoto ndayafite dore ngaya rwose Yesu yagize neza none se Jani niko wavutse cyangwa ariko navutse byaje bite nagiye kwibona nibona gutya nanjye ntabwo zi impamvu mbibona gutya kaza ari akantu gatoya ukuntu uzi ijeri baritonora niko byari bimeze kaje kameze nk'igeri cyangwa ijeri nk'isaza gatandatu araza akimara kumbona ni wewe ni njyewe atinjira n'umurwaza wawe turinjira abandi bose twajyanye bari kubasaba ibyangombwa bamwe babiguze bakababwira bati nimusubireyo umukobwa ntaranga muntu yari afite nge nari nyifite nabwo ni mu kwizera kuko yabimbiye uwo mukozi w'Imana niko byagenze ndangije bwarakiye mu gitondo saa 1:40 umusirikare wanjye uyu wambaze ati Janine ngwino nge kukubaga avuga nta kibazo papa wanjye naramanitse igitanda ariko yandirimba ivuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru nahise numva injemo mu mutima ndangije numva injemo ndayimanuka neza mu mutima ndayimanuka neza turi kumanuka nyura ku basirikare baravuga bati Mana bari bahagaze sinari nabazi avuga ngo Mana ngurano umukozi wawe ngo umurengera agiye kuri riseta si bari banzi sinari nabazi tamanuka ubwo ninjiye iseta mara kuhinjira ahantu bambarira basanga abakobwa beza baciye amaboko abandi baciye amaguru abandi babatoboye mu mihogo bari guhumekera mu mihogo abandi barimo amasonde ndangije ndavuga ngo rata Yesu nubwo mfitiye imitwe ibiri nakubyinira bikemera nacurira bikemera nahise mfukama nzamurira Imana icubahiro navuga nti Imana ndagushimiye kubera ko ngewe mfite amaboko yanjye arabiri n'amaguru have nk'umukobwa umwe arambaza ati none se nukubera icyo ukoze ndari navuga numva mubwira kubera ko mbikoze ngewe amaboko yanjye nabiri nacurira bikemera n'amaguru yanjye nabyina bikemera ndayafite rero ntacyo nashinjiye ubwo amusirikare wanjye yanzanye ikanzu ndambara amaje kwambara sinzo kubigenza sinzi no kubikora muraho neza abakunzi bacu Nzaramya TV 250 turabashuje cyane turabakunda turabutsa gukora subscribe gukora share utanga ama comment mwarangiza mukadukurikirana iyo ugiye kuri YouTube ujya kuri search ukandika Nzaramya TV 250 ugakora subscribe ubundi warangiza ukadukurikirana no kuri ibyigisho byacu bigera kuri benshi tubanje gushimira abantu badukurikirana umunsi ku munsi kandi turabizeza yuko turi kumwe nawe nk'ibisanzwe rero turi kumwe n'umushyitsi wacu turagira ngo atwibwire buri munsi tuba twabatumiriye umushyitsi kugira ngo atwibwire ni karibu witwa nde Musinanda nitwe nano Janine nsengera muri ADPR ndi amasengesho n'umuvuga butumwa umukobwa utegereje kugirirwa neza n'Imana Imana iduhanurire amen amen Janine rero karibu uyumve mikazi amen Janine rero twifuje kuganira ku bintu bitandukanye ariko nkuko dukunda kubashyiraho ivugabutumwa ibyigisho ubuhamya Janine ni umukobwa ufite ubuhamya bukomeye ariko uyu munsi tujya kumva igice cya mbere cy'ubuhamya bwa Janine aduciremo muri make murabona yuko afite ibimenyetso by'ubuhamya ku mubiri we mwitegereze afite n'ibimenyetso hano turabona alubumu dufite amafoto ari bubereke ababwire kandi abasobanurire mu minota mike dufite ubundi ababwira ukuntu Yesu akura mu rupfu Haleluya karibu Janine tangira usenga Imana ubundi nuragiza wibwira abakunzi bacu ubabwire ubuhamya bwawe karibu Mana turagushimye uri Imana y'amahoro Imana yo kwizera Haleluya mw'izina rya Yesu aya masaha Uwiteka tugiye gutangira utangirane natwe udushigikire tubere intwari ku rugamba
tubambira amahema wadukuye kure n'ushimwe wadukuye mu rupfu n'uhabwe icyubahiro izina ryawe nirishimwe cyo twirukanye n'imyuka mibi mu izina rya Yesu baragaza abadayimoni bitero by'abazimu dufashe mpiri abadayimoni badutera ubwoba abo turabatwitse abo turavunaguye abo turanetararije mu izina rya Yesu duhamagaye mwuka wera kugira ngo azaterane natwe kugira ngo abamarayika batacumuye baze babane natwe aha hantu kubera kuko uri Imana y'amahoro ndatujeho n'utuze kumeze gukora nk'Imana mu izina rya Yesu amen. Haleluya. Nabibwiye ubuhamya bwanjye rero ngewe navutse ndi imfura iwacu mfite basaza banjye barabyaye ariko njye mu muryango w'iwacu ntabwo nigeze nderwa n'umuryango ama yaranyanze aje kunyanga arambwira tumva ntabwo nakubyaye mbaho mu buzima bubi bukakaye mbaho nabi ariko iyo ugendanye n'Imana ukagendana nzayimana ikugirira neza. Ibyo bigeragezo byose nahuye nabyo ndihangana ndasenga Imana ntitiriza gasamba Imana ikambwira iti mwana wanjye humura nzakugirira neza nubwo bikomeye nubwo urugamba ruhari nzabana nawe nzakugira neza. Ikambwira ijambo rivuga ngo nubwo waca mu gikombe cyitwa baka ariko nge nzagihindura amasoko. Haleluya. Rero naje kubona mbona iyi Imana iyo yibayeho neza udatambitse ikirenge ikugirira neza. Byabaye aho rero nza gukubitana n'ubu burwayi aje kurwara ubwo burwayi mbaho mu buzima bubi mbaho mu buzima bubi inzara irandya nambara ubusa ntagira ikariso yo kwambara ntagira isabune ntagira amavuta ariko ngendana nzayimana. Hanyuma Janine ntaguciye mu ijambo rero ubwo burwayi waba udusobanurira ugatangira ukatwereka n'amafoto kuko urayafite ukayereka abantu bakabibona ukuntu wari urwaye ko wari umeze ubu warakize. Ubona narakize ndashima Imana ko nakize rwose dore ngaya ntabwo ari ukupirata dore ngaya rwose dore ngaya ndayafite ntabwo ari ibipirate amafoto ndayafite dore ngaya rwose Yesu yagize neza. None se Janine niko wavutse cyangwa ariko navutse byaje bite? Nagiye kwibona nibona gutya nanjye ntabwo zi impamvu mbibona gutya kaza ari akantu gatoya ukuntu uzi ijeri baritonora niko byari bimeze. Kaje kameze nk'igeri cyangwa ijeri nk'isaza kagenda gakura umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi wa munane wa 9 wa 10 ejo bundi 2018 itariki 20 ntazibagirwa 2018 niho bambagiye Kanombe. Imana igishura miliyoni enye n'igice. Haleluya. Miliyoni enye n'igice. Narebaga ahantu ngewe ubwanjye n'ukuntu ndi inzererezi iraraho bwije nkarara munsi y'ikiraro imvura ikanyagira nkavuga se Mana bizagenda bite ariko Imana ikambwira iti mwana wanjye humura nzacecekesha amagambo ku buzima bwawe. Nge nari narabaye icyapa nta muntu mvugisha ndepeta muri korari imyaka 2 batanyakira muri korari nkavuga se nukubera iki batanyakira bakambwira ngo wowe ngo ntago twaririmbana nawe Mana we uwo musozi nkubaho ariko ejo bundi Imana irambwira ngo mwana wanjye nzakwemeza ku mudugudu wasengeyeho iranyemeza maje kunyemeza inkuraho uyu mutwe. Haleluya. Amen. Bese ni nkaho wari ufite imitwe ibiri se wararebaga bwaze ko nafataga agasharupe gutya urabona ukuntu agasharupe kaba kari mu izosi arangiza ntihanagura gutya ntabwo nabibashaga kuryama ngaramye sinabishoboraga mva mbese rwari urugamba ariko ngendana nzayimana. Ahantu bavugaga gusenga hose bavuga ngo wenda irwamagana bari gusenga natinya kugenda n'amaguru nagendaga n'amaguru ariko umva nkavuga ntumva Uwiteka Imana ndakuba imbere ndangije Imana ibana nanjye
njya mu bihugu byo hanze ndi gukorera Imana ibana nanjye intoranya kuri uwo mudugudu nasengeragaho hari abakobwa beza hari abagore beza itoranyamo ngewe nkunda kuvuga ngo ni Imana itarobanura ku butoni ni Imana itareba aho umuntu avuka ni Imana itareba ku gihagararo ni Imana itita ngo uriya yarize ni Imana itavuga ngo uriya mukobwa ni mugufi nanga ngo uriya ni muremure ahubwo yubaha agakora ibyo gukiranuka igira ite iramwemera yarangiza kumwemera ikamwemeza n'abatamwemera. amen. Haleluya. cyane narangije ahura n'uburwayi agera igihe kirekire. None se muri ubwo burwayi bwawe bakubwiraga ko wajyaga kwa muganga bakakubwira ko urwaye iki? Bwa mbere natangiriye iwacu Musanze, tubwire cyane. banyohereza Fata mikoro yiyegereza. banyohereza CHK, ngeze CHK bakajya bancisha muri scaneri, bigeze aho ngaho biranga bahita banyohereza ibutaro, ngeze ibutaro ngezeyo bati ntabwo twakubaga wapfa. Tangije ndituriza nsenga Imana ndavuga nti Imana abaganga barananiwe, ubwo abaganga bananiwe weho uzaze wikorere nk'Imana. Imana irangije ibana nanjye muri icyo kigeragezo uko ngiye gusenga ikambwira iti mwana wanjye cicika ninjye uzikorera ku buzima bwawe. Nirinze kwirwanirira, ntabwo nigeze nirwanirira, oya nategereje nzayimana nuko ngiye gusenga ikambwira iti mwana wanjye ninjye wavuze. Bura nagiraga ifa ryo kwitega igitambaro ikambwira iti mwana wanjye uzitega igitambaro igihe nikigera. Amen. Amen. None urabona ko gateze none ndi neza kukitega neza nk'umupende bikemera nta kibazo, mba numva nta kibazo mfite. Amen. Amen. Muri icyo gihe se abakristo bakubaye hafi cyangwa itorero? Reka nkubwire nta muntu wambaye hafi uretse ko gurupe yabaga ahantu bita muri Ngege nibo bambaye hafi bakajya bangaburira, agena nababwira ikibazo mfite bakanga mbese bagaterateranya udufaranga bakama batigenda ujye guhaha. Imana yo mu ijuru izabaha umugisha abo babyeyi abakobwa abasore, Imana izabaha umugisha bankoreye umugisha, Imana izabagirire neza. Imana ishimwe ko yagukijije. Tubwire detail ukuntu byagenze utangira kwivuza ujya mu bitaro, warangiza ukabona byanze bikunze Imana yajya kukubwira ngo nzagukiza, sibyo se? Imana ikakubwira ngo nzagukiza, wowe wabifata guti kubwiye ngo nzagukiza ntiwagira ngo njyewe ntabwo cyari igipindi, nari nararangije kwiyakira. Maje kwiyakira noneho Imana yamanuka ikavugana nanjye, nareba nuko meze, nareba n'ukuntu nsa n'ibitaka ntagira umwenda wo kwambara, nge nkavuga nti Imana ntabwo nakwiganyira ahubwo uzasoze icyo wavuganye nanjye. Nagera ku bantu bari gusenga urange umva nahuye n'ibintu byinshi binkomeretsa batumva uriya mukobwa ni umusore yabenze umunyakibungo aramurogesha n'umugande, kandi uko babivuga ntabwo ariko byari bimeze. Nkisengera hamwe nahagera bati hane byagenze gutya bimeze gutya, nababwira ntumva Imana ntago iteranya abantu aho kugira ngo ibateranye irabunga. Amen. Tubwire rero ukuntu wagiye kwivuza, wamaze igihe kingana iki mu bitaro, ninde wakwishyuriye amafaranga miliyoni 4, wari umukene utagira aho kuba, uba hanze, imiryango yaragutereranye, amatorero yaragutereranye, usenga gutyo mu bihuru, byagenze bite kugira ngo ujye kwa muganga? Byagenze njya kwa muganga, nahuye n'umunyamakuru ukora kuri Keti Radio, duhurira ahantu bita Kamuhozi wacu Musanze. Nari mvuye mu murimo w'Imana, ari gurupe nagiyeyo barankunda batitaye ko meze gutya, baravuga bati twagukunze uzagaruke. Ndagenda mbabwira ibindimo, barangije barafashwa. Cyo gufashwa saa 9 zigeze turataha, n'undi mu mama twari twajyanye turataha. Tumaje gutaha turamanutse ndi kwivovota mu mutima nti Imana kuzi ko maze ibyumweru 2 ntashira isafura kuziko, inzara kwinyishe, wenda mbure n'igiceri kijana ku buryo wenda nahamagara na Betty, wenda ku buryo yambwira n'ijambo rya mpumuriza. Ryajana namanutse ndi gusaba Imana, nahuye n'umukobwa wiyambariye ipantaro na menshi mu mutwe, arangije aransuhuza, amaje kunsuhuza arambaza amakuru ni meza, arangije arambwira ngo rero nge nifujije kugufasha ariko ikintu nagufashisha ni igiceri kijana mfite mu mufuka, nicyo mfite. Cya giceri naracyakiriye n'umutima mwiza, ngishira mu mufuka w'ikoti nari nambaye. Ubwo arangije ansaba nimero arigendera, arangije kwigendera nanjye ndagenda n'uwo mudamu. Cyase mu marembo ya Kamuhoza nibwo nahuye n'umunyamakuru ukorera kuri Keti Radio,
arampagarika ati amakuru ni meza uvuye mvuye gusenga he ntiharakuribuka nusengera he muri ADEPR. Arangije arambwira ati rero nshaka kuganira nawe. Aramwumviye mu kinyabupfura cy'abarokore, ndagenda duhagarara imbere ya Kamuhoza. Maje kuhagarara arambaza ati se none muri ibyo bibazo byawe muri ubwo burwayi bwawe wagerageje kwivuza? Ubwani rero mu bushobozi nagize nuko nabashije kugira naragerageje, mbonye byanze nyine ndaparika ubundi nsenga Imana. Arangije aravuga ati rero icara ubundi njye nawe tuganire. Icara turaganira, mubwira ubuzima bwanjye, mubwira imibereho yanjye. Aje kuyimubwira, arangije yakuyemo taci nini, arangije kuyikuramo aramfotora amafoto yanjye arayatwara. Hari kwa gatandatu amaje kuyatwara arigendera, nanjye ndigendera. Nimero yanjye yari yayitwaye ndigendera. Bwarakire mu gitondo njya ku rusengero, hari korari yari yaturutse ku Gisenyi, yari yaje ku rusengero iwacu. Noneho urabona korari, iyo hari korari yazindutse bagenda n'umuntu urigisha ijambo ry'Imana. Ubwo noneho muri korari uwo mumama n'ubundi twari turi kumwe nawe ntago yaririmbaga muri korari. Bari baramuciye muri korari ngo ntago yaririmba ngo kubera ko arwaye sida. Noneho bigeze aho ngaho nibwo korari bayihaye indirimbo bararirimba. Baje kuririmba twe dusigara twicaye twambaye uniforme, nta mbesi babaga barambara uniforme natwe tukayambara. Noneho bigeze aho ngaho nibwo wa mugabo yahise avuga ngo ariko ngira korari ngo perezida wayo na dirije wayo nabaye. Wa mugore barahagurutse na wa musore arabaza none bari abantu ko ari batatu nukubera iki bataririmbye. Perezida atangira kuzana utuntu tw'utubazo ukuntu. Arangije aravuga ati oya bari abantu bagomba kuririmba kandi Imana ibabara nk'abaririmbyi. Ikintu nkundira Imana nuko itareba nk'abantu. Nagiraga ahantu turi umuririmbyi wanjye vuga se Mana ndi umuririmbyi kuzi ko maze imyaka 2 ndepeta batanyakira ndi umuririmbyi njyewe ngo uri umuririmbyi. Noneho nibwo byageze aho ngaho aramubwira ati umva abari abantu utegetswe kubakira muri korari. Ndibuka icyo gihe twari guserukira korari yacu yari guserukira i Butare. Noneho uwo mugore kuri ibibazo abanyabibazo basigara barangije kurepeta, ndangije ndasigara namaza none se mpamurerwa njye ntago ndi bujye muri korari. Arangije arambwira ngo yango ntago tuzajyana nawe wowe rwose ngo ntago ngo wadusebye. Navuga ndamubwira numva nkubwire ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka iramwemera ikamwemeza n'abatamwemera. Ndicecekera nahise ntaha uri umusozi njya gusenga. Maje kujya gusenga ndi kubaza Imana, Mana uriya muntu watwaye amafoto yanjye bimeze bite? Iranicecekera. Burya niyo uri gusengera ikintu ntago Imana ijya ikivugaho ikubwira ibindi. Ndituriza icyumweru kirashira. Ariko cyumweru hari korari n'ubundi yari yaturutse kuri paruwasi iraza. Bari twari dufite igiterane cyo kugura ikibanza nyine cyo kwishura ikibanza. Korari iraza bararirimba, baranje kuririmba, amateraniro arangira. Nanjye ndataha ndavuga numva hari ahantu ngiye kwihengeka gatoya wenda reka njye kuhashaka nzayimana nje gushaka amakuru yari amafoto yanjye. Ubwo nageze ahantu nabaga mfata agakapu nambara n'iki gikanzu cy'umuhondo nicyo nagiraga. Ndangije nibwo nafashe Bibiliya n'agatenge nagiraga. Tangije ndafunga ndagenda. Nkigera aho hantu nasanze abantu b'Imana bicaye nka gutya twicaye n'abandi bagenda baza gutyo. Urabizi muri ADEPR ukuntu bakirana kuri aba bari kwakirana. Nibwo twakiranye kuriya umuntu aba gushuhuje nyine. Urabizi ukuntu twahoberanaga bwa mbere covid itaraza. Umuhanuzi ahita yiterera hejuru arambwira ati mwana wanjye ufite ikibazo kimeze gutya cy'umuntu watwaye amafoto yawe. Umva uko Uwiteka avuganye nawe, Uwiteka Imana avuganye nawe ngo ufite ikibazo cy'amafoto yawe muri uyu mwaka. Imana irakwiyeretse ugira ikibazo cyo kwitega igitambaro muri uyu mwaka. Nshizeho iherezo. Haleluya. Ndangije ndavuga ntirata Mana inzira zizavaye kuko nari narigeze gusengana n'umuntu arambwira tumva nkubwire ubutabazi bwawe nta handi buri uzaturuka kuri telefone. Uko yabivuze niko byagenze. Ndangije niko twasenze turataha. Tumaze gutaha baraca kuwa mbere njya gusenga ku musozi witwa Ngege wacu Musanze. Ndagenda ndisengera bisanzwe turasenga. Saa 9 zigeze turataha. Nshahehe kuri paruwasi ya Muhoza nabaga muri groupe yaho y'abashaka mugisha.
ndavuga ngo ntabwo ndi bugende n'ubundi nta biryo ndi busange, reka niyicarire amasaha igihe ari bugerere baraza bansanga. Baraje turasenga, tumaze gusenga kiriya gihe amasengesho abarangiye bari gutanga message babonye, havamo umukobwa aravuga ati umva Janine napfukame tumusengere, mbonye Imana hari ikintu imukoreye kuri ubu burwayi, napfukame dusenga Imana. Mbese abantu bari barandebeye mu isura yo gupfa, mbese bazi ngo ni nyakwipfira kandi njye nari mfite nza y'Imana. Ndangije nibwo napfukamye, cyakora waransengera na perezida, abandi ntibasenga bariyicarira, nta kibazo ndiyicarira. Basoje kunsengera karakeye ndataha. Aje gutaha ngeze kuri uwo mudugudu nasengeraga, twasengaga amasengesho y'umudugudu kwa kabiri, inzara yenda kunyica beti, narapfunditse igitambaro mu nda ntagira n'ahantu ho guhumekera. Ubwo kiriya gihe amasengesho abatangiye, amasengesho aratangira, amaje gutangira, noneho nibwo bashizeho ikorasi turahimbaza. Maje guhimbaza twari twagize n'umushitsi, nuko noneho tumaje guhimbaza ubwo pasiteri oya dirisha abarambwiye ngo ngaho ngo umukobwa wacu ngo nahaguruka dusengera Imana, kandi nta jambo nahagiraga abantu b'Imana. Mbese nari nyakwipfira, nta abakobwa bakoraga amakwe. Umukobwa n'umwe nambariye ku rusengero, babonye namwambariye bavuza induru ngo mbese ngo nkuriya ngo yamutumiye ngo bigende biteye mwambariye gute. Aricecekera. Ndangije nibwo nasenze nsenga isengesho ry'ubwenge ariko ribatoneka, ndarisenga. Ndangije ndavuga ngo rata Yesu ndagushimye. Ndangije ndiyicarira. Maje kwicara ngo baratangiye, maje gutangira bashyizeho umwanya wo kwihana. Navuye mu rugo ndi kuvuga ngo Mana urabizi ko nshonje, unyandikire kuri uriya mudugudu uceceke ntihagire ikintu uvuga. Mwanya wo kwihana ugeze, barihanye nanjye mbagezweho ndihanye. Umuhanuzi abagiye hejuru atumva mwana wanjye nubwo ushonje nzakugaburira, nubwo wabona byararangiye ntago byarangiye ku buzima bwawe. Irambwira ngo ninjye wagushize kuri uyu musozi, umusozi naguteretseho ninjye uzawugukuraho, nta muryango ugukuyeho, nta musaza wawe, nta torero, nta irangije ndituriza. Nandikira umudiyakoni, mwandikira agapapuro ngiye gupfa ndi kuzungera nawe ngarumva meze nabi, nta byo kurya mfite. Kandi icyo gihe ibirayi byari byeze, ibishyimbo, ibigori. Ni umuntu weza imyaka cyane. Turanatahana ngira ngo wenda arambwira ati wenda katira hano reka da. Arangije arakata nanjye ndakata. Ntiyanabivuga no mu materaniro. Ntiyanabivuga kandi namwandikiye urupapuro ntiyanabivuga. Ndangije ndicecekera ndavuga n'ubundi yakwanitse nta wakwanura. Nditurize ndatashe. Igeze saa 11 kuwa kabiri, nari mfite agatelefone katagira n'urugi. Ngeze mu rugo naravuze ndavuga rero oya reka manuka hari hepfo gatoya muri Mpenge n'ubundi njye gusenga ngira icyo nakwibariza Uwiteka. Naramanutse ka gatelefone ngasigaye aho hantu muri salo ku karago kahabaga. Ndangije ndagenda ndasenga, maje gusenga ndongera ndazamuka. Buriya Imana nta hantu itagukura, nta naho itagushira. Naje kubona mbona iyi Imana idakoza abantu bayisoni, naje kubona mbona iyi Imana yagukeresha igutegera. Ndangije nibwo agatelefone nari nagasize ngeze mu rugo nsanga telefone yampamagaye. Hari navuga ni Imana kuzi ko nta byo kurya mfite nta n'igiceri, uyu muntu wampamagaye inshuro 10 iyi telefone ndamenya inshakira iki. Nkimara kuvuga iryo jambo, umuntu w'Imana iyo kabyara abahungu n'abakobwa bakijijwe yarongeye arampamagara, arambwira ngo ni wowe witwa Imana Janine utuye mu murenge wa Muhoza akagari ka Cyabareka. Navuga ni njyewe. Arambwira ngo mva mubwire ni njyewe musirikare ushinzwe ibitaro bya Kanombe, twifujije kugukorera ubufasha ngo tukuvure. Ndangije ndavuga se Mana, numva ikintu cy'ubwoba kiramfashe mu mubiri. Navuga ni Mana ese byaba byagenze bite? Noneho arangije arambwira atumva ntuve kuri telefone, umusirikare mukuru ushinzwe ingabo w'akarere ka Musanze turamugutumye ngaza gushake. Ntuve kuri telefone atarakubona. Nawe akimara gukupa abateye marampamagara ambaza nk'ibyo yambajije. Vuga ni rero umurenge mvugamo ntago ari wo ntuyemo, ntuye mu murenge wa Cuve.
arangije arambwira ngo rero nje kugushaka, mbwira ahantu turi buhurire, mubwira ahantu turahurira ku kiraro cya Sunrise cyitwa Cyuvi. Arangije arambwira ati rero ubwo niho turi buhurire. Mpita nambara iki gikanzu n'aka gasharupe, nitega n'agatambaro, ndazamuka. Nari mfite ubwitegaje, ndazamuka. Aje kuzamuka nkihagera, bakimara kubimbwira numvise umukobwa wanje mu muringe ko ngomba kujana nawe. Nahise mpura nawe ako kanya, mbwa numva hagarara ahangaha, hari ikintu numvise mu matwi yanjye, hagarara nawe ucyumve. Kobwa yaranyumviye arahagarara, ntiduhuje n'itorero asengera mu macaki. Arahagarara, aje guhagarara, nkimubwira amagambo abiri, imodoka ya gisirikare mbona yacanye itugeze impande. Wa musirikare yahise avamo, aje kuvamo araza aransuhuza. Niwo Janine ngewe, tibavuze Janine ngira ngo ni umuntu munini, naho ni wewe ungana gutya. Ubu Yesu yantayeho akanyama, ntago ari uko nari imeze. Arangije ubwo yahise akuramo telefone, anyereka amafoto, arangije kuyanyereka. Abezo umusirikare mukuru yeba hari abandi bari bamuherekeje, havamo umwe arambaza ngo ariko Janine ni weho Janine ni ngewe. None se ni wowe waciye igihugu umugongo? Arambaza ngo none se ngamasengesho wasenza ngana iki kugira ngo bibe bigenze gutya? Naravuga numva nkubwe nta wasenze Imana uzabimbwa, nta wakoreye Imana uzakorwa n'isoni. Ngewe ntago ntinya kurira igiti ngo senga Imana. Ahantu ntandaro ntaraye ndi gusenga Imana. Niyo mpamvu yongeye kugaruka ku buzima bwanjye. Arangije arambwira none se usengera ngo yego kuko nibyo ngusengera muri ADPR, ngo buriya ngumva ngo abantu baba ADPR ngo mugira kwizera gukomeye. Ndavuga nti yego. Nuko nibwo yahise ahamagara Kanombe, arababwira ati rero wa muntu wanyu ndamubonye. Ahita ambaza ati se none Jani ufite ikiri bugutware? Ni ntayo. Kandi bantu nari nenda gupfa neza nenda gupfa. Avuga ntayo. Yahise akura inoti ya 5 mu mufuka, amaje kuyikuramo arayimate mu gitondo, ubyuka uratega ujya i Kanombe. Ubwo yahise yurira imodoka, baragenda na wa mukobwa turamanuka. Navuga nti rero genda ubwire wanyu mu gitondo ko nge nawe turi bujyane hehe kwa muganga. Ubwo mukobwa twaratandukanye, ageze iwabo arabwira ati rero Janine arambwiye ngo turajyana kwa muganga mu gitondo i Kigali. Ni wabo bahise bavuga batumva natwe tubonye uriya mwana kira kintu kimuvuyeho twagira gute? Twashima Imana. Wabo nabapagani ntibanasenga. Baravuga bati natwe tubonye uriya musozi umuvuyeho twashima Imana. Umwana w'umukobwa yararyamye, amaje kuryama. Gitondo saa 9 zarageze, ndabyuka ndasenga. Aje gusenga ntandukana n'Imana saa 10:40, ndongera ndihengeka saa 11. Nagiye kumva numva wa mukobwa arakomanze. Twagije ndahaguruka ndakingura. Kimara gukingura ndamaza mureka none ko nzi ko raturebayo. Nta makuru Imana yaba yaguhaye. Arambwira tumva nkubwire nta makuru Imana yamaye rwose ntayo nifitiye. Rangije navuga numva nkubwire ngiye mu kwizera mfite. N'imbaraga mfite nge ndikumva ntabwo bafite, tugende nge nta kibazo. Kandi tukigerayo Imana iratwiyereka. Twariteguye, tumaze kwitegura, dufata ibikapu, turamanutse, ngeze ku Muhoza. Ngenda mbwira mama ushinzwe bya paruwasi, ndagenda mbwira rero bimeze gutya ariko nta bushobozi. Arangije arambwira ati rero itike yawe urayifite ariko imurwaza ntayo. Yahise amereza 5, ubwo babaye 10. Baravuga bati rero umukobwa wacu tukoze ubuhamya bwiza, pfukama tugusengere ubundi Imana igira ite igushigikira. Harapfukamye baransengera, bamaje kunsengera, duhita tujya muri gare turatega. Tumaje gutega niko i Kanombe bamereye nabi, wa musirikare Janine ugeze nkabugangeza hangeza i Kanombe. Na twahageze saa 4:40. Ubwo nageze kuri bariyeri kuri gate, ndongera ndamambwa navuga none ko tugeze kuri gate. Arambwira ati reka nze nohereza umuntu aza gufate. Yohereza umuntu munini nkubyemo nka 6. Umugore munini mwiza nkubyemo nka 6. Araza kimara kumbona ni wewe ni ngewe, atinjira n'umurwaza wawe turinjira. Abandi bose twajyanye bari kubasaba ibyangombwa, bamwe babibuze bakababwira bati nimusubireyo. Umukobwa ntaranga muntu yari afite, nge nari nyifite. Nabwo ni mu kwizera mfite turi bwinjire nta kibazo. Twarinjiye, kimara kwinjira wa musirikare abwira ati arahita amubwira ati rero
mushire umudogiteri we uramusuzuma narangiza mubage azamubage dore n'uyu nguyu niwe banshikirije bamaje kumunshikiriza aransuzuma amaje kunsuzuma banyohereza guca muri sikaneri bamfata ibizamine byose bishoboka nja guca muri sikaneri maje guca muri sikaneri bahita banyandikira bati mu gitondo isaha ya saa moya uraba umaje kuba urinjira iseta ubagwe ndangije nahise mpamagara abantu twasenganaga i Musanze bari baragiye Cyangugu ariko nabinaha i Kigali ndabahamagara ndababwira numva mbabwire ntibanyandikiye kubagwa mu gitondo ndi bubagwe mu nsengero Imana igira ikintu yakora ubwo barasenze Imana ivugana nanjye niyicariye hehe ku gitanda imbwira ibintu byinshi irambwira itumva ibiryo umubyeyi wawe atakugaburiye isaha ya saa 2 uri bubone kandi biraba bitandukanye n'ibindi byose kuko uko yabimbwiye umukozi w'Imana niko byagenze ndangije bwarakiye mu gitondo saa 1:40 umusirikare wanjye wambaze ati Janine ngwino nge kukubaga nta kibazo papa wanjye naramanitse igitanda ariko yandirimba ivuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru nahise numva injemo mu mutima ndangije numva injemo ndayimanuka neza mu mutima ndayimanuka neza turi kumanuka nyura ku basirikare baravuga bati Mana bari bahagaze sinari nabazi avuga ngo Mana ngurano umukozi wawe ngo umurengera agiye kuri riseta si bari banzi sinari nabazi ndamanuka ubwo ninjiye iseta mara guhinjira ahantu bambarira basanga abakobwa beza baciye amaboko abandi baciye amaguru abandi babatoboye mu mihogo bari guhumekera mu mihogo abandi barimo amasonde yangije ndavuga ngo rata Yesu nubwo mfitiye imitwe ibiri nakubyinira bikemera nacurira bikemera nahise mfukama nzamurira Imana icubara navuga nti Imana ndagushimye kubera ko ngewe mfite amaboko yanjye arabiri n'amaguru have umukobwa umwe arambaza ati none se nukubera icyo ukoze ndari navuga numva mubwira kubera ko mbikoze ngewe amaboko yanjye nabiri nacurira bikemera n'amaguru yanjye nabyina bikemera ndayafite ubwo rero ntacyo nashinjiye ubwo amusirikare wanjye yanzaniye ikanzu ndambara amaje kwambara nahita njyana hehe mu iseta namaje kugera mu iseta iseta gutya yitunganya gutya ndi kureba amaje kuyitunganya gutya ndi kureba azana ibyuma byo kumbaga gutya ndi kureba azana ibinyantera mu maboko gutya ndi kureba ndangije nibwo yambwiye ati rero urira ndurira nashukura ati ryamugaramye nari mbishoboye ahubwo ko none ko ntabishoboye arambwiye atumva ihangane wemere nyine ubabare ariko tubone ko ikibazo gikemutse bona arihanganye ndaryama azana ibinyantera mu maboko azana ibindi ateramo no mu gatuza ngenda gutyo ndi kumva ariko yandirimbo yanjye ndimiri kumanuka ndi kumva utuntu twuntuza dukonje turukumanuka mu mutima yandirimbo yanjye ndi kuyimanuka uko wa muntu wari uri cyangwa ngo yambwiye atumva nkubwire ucyurira iseto kimara kuyiryamaho urabona abamarayika 3 umwe ari ku mutwe undi ari ku ruhande n'undi ari ku ruhande uko yabimbwiye koko niko nabibonye Imana ibana nanjye kwiseta barambaga kumbaga no kumfuka byatwaye amasaha 6 muri ayo masaha 6 navuye mu kinyandi kuvuga ngo Mana ndengera Mana ntabara bahise bankora kwiseta bacira nkahariya aje kugira nkahariya ndaruhukamo aje kuruhuka nibwo banjanye ku gitanda umurwaza wanjye nawe yari yihebye ngo napfuye ariko ntabwo nari napfuye narindi muzima kuri abandi binyabibaza haza nge ntabwo ikinya kigeze kinzaza cyase kinshiramo nta kibazo mfite numva ndi muzima nta kibazo noneho ubwo bahita banjana ku gitanda naryamagaho cyari 25 ku munsi nijoro 25 ipura 8,000 mu gitondo saa 6:08 gutyo ayo mafaranga ntabwo nari kuyabona ibitaro nabyinjiye ariko wa gatatu ariko wa gatatu igihe ninjiriye ibitaro nta nubwo ari cyo gihe nataye kubera ko bari baravuze ngo nzamara mu bitaro amezi 3 abantu baragenda twasenganaga burira umusozi baravuga bati Imana ntabwo dushaka ko umukozi wawe amara mu bitaro amezi 3 dushaka ngo atahe kandi nababwira itumva nge ndiyerekanye ndamucubuye
ubwo noneho baricecekera njye ntibanabimbwira bambwiye naratashe ubwo igihe cyarageze cyo gusezera ntabwo nigeze mbura ibyo kurya ngo mbura ibyo kunywa oya ibitaro byaranyitungiye uko abanyamakuru bazaga baje kumbaza ibibazo nkababwira uko bimeze bakambaza uko meze nkabagani nta kibazo ndi kumva narakize nta kibazo mfite ndi gushima Imana nta kibazo ubwo noneho nibwo umunsi wo ku cyumweru byarageze mbwira umuganga wankurikiranaga nabugana ariko ntingiye ejo nshaka gusezera nkagira ngataha rangira arambwira ngo ariko ngo ko baguhaye amezi 3 tubwire wabuze ibyo kurya n'ibyo kunywa tuguhindurira ibindi umutima mbaye muri ibi bitaro naba mfobeje Imana y'amahoro reka njye kwiyereka abantu bimusanze bari baramfasheho ijambo bari baransuzuguye barangiza akabarore reka ngende bambone arangije nibwo yahise yigendera niba yarabwiye wa musirikare wanyakiye ubwo nawe hashize nk'iminota nka 40 mbona araje ari kumwe n'abanyamakuru n'ubundi baraza barambaza ngo none se Janine bimeze gute urukumva umeze neza ndashima Imana ndashimira Kagame ndashimira ingabo mbese ndangije nibwo bambaje ngo none se mufite gahunda yo gusezerana ni rwose ejo kuwa kabiri ntabwo nzongera kurara mu bitaro haleluya ndangije nibwo bongeye barigendera bamaze kugenda saa 11 ariko wa mbere za nimugoroba nibwo nari ndi gutambagira wa musirikare aturuka inyuma yanjye arampamagara ati Jani byarya na n'ubu wafashe umwanzuro wo gutaha ejo ndi butaye ntabwo nzongera kurara mu bitaro yahise akata muri biro ye aragenda amaje kugenda ahita mpamagara amaje kumpamagara ati ndagushaka ndagenda nsanga hicayemo abasirikare benshi b'amanyenyeri hagati hicayemo umuganga afite ikayi n'ikaramu kiriya gikayi kinini ari kwandika njye sinamenyaga ibyo ari kwandika ubwo byageze aho ngaho baranganiriza bati urukumva mu buzima busanzwe nta kibazo rwose mfite barambaza bati se none uzaba hehe bizagenda bite navuga ubu ngubu nabaye muzima nagenda no ku muntu nkamufurira n'imyenda akampa isahani y'ibyo kurya ubundi ntabwo nashoboraga gukora nta nubwo nunamaga ariko ubu ngubu ndi kunama nta kibazo nabasha kunama mbese akazi kose nagakora barambwira bati se none uzagenda uzaba hehe kuko nzabaho ni Imana ikuzi bahise bambwira bati rero Janine dukurikije ukuntu twakubonye muri ibi bitaro imyitwarire yawe n'ukuntu twakubonye wa muganga bahita bamubaza ngo none ngo Jose ngo umajije ngo gukarikira ngo amafaranga ngahe kandi icyo kibyimba ku kibaga bye byonyine byari $8,000,000 arangije aravuga ati ngiye mu mafaranga mbashe gukarikira mbonye mbaje gukarikira fatika buriya iyo baza guhera ku gato no ku kanini byari kugera muri $200,000 ariko barambwiye bati Janine dukurikije ukuntu twakubonye n'imyitwarire yawe n'imico byawe myiza aka kanya tumaje kukarikira $1,4 none muri izo $1,4 tubonye genda wiryamire mu gitondo uraca witahira iwanyu Musanze nta n'igiceri cya 20 tugusabye nta n'igiceri cy'ijana tugusabye yo haleluya nararangije yishyura $1,000,000 kamanda basengera isengesho ry'ubwenge ndangije kurisenga nahise nongera ndicara barambwira bati rero genda wiryamire mu gitondo urataha i Musanze naragiye mbibwira umurwaza duhita tuja muri dushe ubundi dusenga Imana dushima Imana muri dushe turangije kwishima tumaje kuyishima turongera dusubira ku gitanda maze abarwaye rero bazumve ngo ndataje barashega ntabwo dushaka gutaha barafata wadusengeraga bakamfata avuga nyine mureke nta kibazo nzajya mbasengera ubwo noneho nibwo bahise bazana imodoka yo kunshura n'umurwaza wanjye bangeza ku murenge gitifu arasinya amaje gusinya ko umuntu wamubonye nabo barasinya ko bantanze nahise mvuga ntumva korari y'abategereje yo kumuhoza uyu munsi yirirwaga mu masengesho ntabwo ndi buhanyure ntagiye gushima Imana nahise mubwante rero
nshaka kugera hariya kumuhoza ahangeze rwose nje gushima Imana. Arangije yahise yongera dukubita mu modoka turahagera. Tumaje kuhagera bahita bakimbona barishima batumva dushimye Imana dushimye. Hari abaye inama y'abapasiteri n'abashumba n'abarimu, ubwo baravuga bati umukobwa wacu aratashe. Ndatashe nta kibazo. Nahise ninjira mu cyumba cy'iyo korari. Nkimara kwinjiramo Imana imanukana ihita imanuka nta jambo nari navuga. Irambwira ngo mwana wanjye ntiwambonye ninarakubonye. Ntago ninarakubonye papa wambereye umubyeyi mwiza, aho data na mama batabaye wageze ute warahabaye. Ndangije ndashima Imana. Maje gushima Imana ndongera ndasohoka nje gusohoka mbere umurwaza turataha. Tumaje gutangeza ahantu nabaga, aho ngaho nitwa ngo nabaga kuri uwo mudugudu nasengeraga. Sanga umugore yanyiteguye neza yateguye igitoki n'umuceri n'udushyimbo yabitetse, mbese yiteguye ngewe ndigikoma muri teremusi. Arangije arabizana. Kimara kubigeza aho ngaho agisohoka, umuhungu twasenganaga ubu yakoze ubukwe arabyaye wo ku Gisenyi, arampamagara ati Janine numva nkubwire aya masaha mvuganye nawe ibyo biryo bije aho ngaho nicyo gikoma ntubinywe umva ntubirye ntunakinywe biraroze kandi gukira kwawe ntago babyishimiye. Bya biryo twese tubiparika. Maje kwirambira wa mukobwa nterero tugenda bimene hari inyuma. Yaragiye arabimena. Bukiye mu gitondo dusanga ahandi yabimena ibyatsi byahiye nta n'icyatsi kibisi kigihari. Ubwo byageze aho ngaho umukobwa ashaka utwo kurya, amaje kudushaka bahita bampamagara ku murenge. Njya ku murenge kugira ngo babone uko banshakira mituweli. Mpita mfata moto njya ku murenge. Maje kujya ku murenge bahita banshakira mituweli. Ndongera ndataha. Maje gutaha bukeye mu gitondo ninjiye uvumo n'abantu bari baturutse ku Gisenyi baje ngo dushime Imana. Twinjiye mu buvumo Imana irambwira ngo mwana wanjye urinze kwicwa uzira amafaranga ntayo ufite. Burya abantu mu bandi ni babi. Ndangije ihita imbwira ngo aka kanya hari ahantu hituhimuka. Nkimara kuvuga ntiwongere kuharara. Ndavuga mama none biragenda bite? Ariko i Kanombe bari baramaye 30,000 ngo nayimbuto n'isukari. Umugwaza wanjye bamuha 20. Ya mafaranga ntago nitaye ngo nta byo kurya mfite, nta gikoma ntaki. Nahise mpamagara umuntu avuga nti nshakira inzu aha naha. Ahita yishaka ndagenda nishura 20,000. Maje kubyishura nibwo nahise nimuka. Uwo mudugudu mwimukaho gutyo nibita nimukira kumuhoza gutyo. Ntibansabye rekomandasi yo bahita banjira mu gitabo cy'umudugudu. Mpita njya muri iyo korari yabategereje mu muririmbyi najya mwivuga butumwa nkabwira mwarimu ntinda ati genda wewe nta rekomandasi yo twaguha. Ndangije aho rero ntaguciye mu ijambo. Reka tugarukira aho buhamya bwacu. Hari ikindi gice cya kabiri tuzakibaha abakunzi ba Janine rwose n'abakunzi ba Nzaramya TV. Murumva ko Janine yaciye mu bintu bikomeye. Twaberetse abafoto yararwaye, yarafite imitwe 2 ari umukobwa. Urumva ni ibintu urabiza abakobwa dukunda ubwibone, kwisika, kwitega neza kugira gute, ariko ibyo bintu ntiyarabibashije. Rero abakunzi bacu mumenye neza yuko hari igihe ucamo ariko ukabona Imana. Janine yarivuje mu kwivuza ko nta gicere na kimwe cyatanu cyari kiriho. Twabonye Imana muri icyo gihe. Rero reka tubashimire rero bakunzi bacu, mukomeze mukore subscribe. Turabakunda. Janine tuzanamutumira babwirize. Urumva n'umuvuga butumwa, ariko uyu munsi yazanye ubuhamya. Yaje kukubwira ngo Imana wowe wumva ko abantu batagukura, Imana yahagukura. Imana yamurengeye nawe yakurengera. Imana yamuhaye abaterankunga nawe yabaguka. Taya bonesa. Imana yazahuye Janine nawe yakuzahura. Aka kanya afite ibyishimo akesha yuko yakize. Ubu urabona ni umukobwa ugaragara, ubu yarambagizwa. Urabona asigaye yambara neza, dore arakeye rwose, ameze neza, kwitorera ameze neza, baramwumva. Ariko iyo uri mu kibazo nta jambo wifite. Ariko nashatse kubabwira ikintu kivuga ngo ntukisobanure mu kigeragezo, nari kugirire neza. Rero turabakunda cyane.
reka tubifurize ibyiza rwose mukore subscribe mukomeze mudushyigikire naho ubutaha bye bye